Rero nanone twongere tuguhe video idasanzwe ya Red Tabara. Ubu noneho Red Tabara yiteguriye urugamba no guhangana na leta ya Gitega. General Neva niyo mbare imisi amaze mu gacerere, imisi amaze atagaragara, yarari gutegura, yarari kubaka, yarari guteza imbere umutwe wa Red Tabara kugira ngo abashe kubohora abarundi bose. Mugabo reka tukureke tutarandiriye ubanze ukurikirane morale bafite n'ibyishimo bafite byo kubohora igihugu cyabo.
Redi Tabara iri kwiyegeranya, iri kwisuganya, ishyize hamwe mu kibira, yenda ntari budome ko, ariko Redi Tabara muyitegure. Redi Tabara ngira ngo nayo yashyize benshi ku karubanda, irimo irapasingisha abasirikare benshi, irimo irarokirita benshi rwose. Redi Tabara mu Burundi ngira ngo ni umutwe ushobora kuzagira imbaraga kuruta CNDD-FDD ikiri mu ishyamba. Redi Tabara ifite ibikoresho ahantu bari, natangaye cyane nuza kureba muri iyi video uritegereza usange amamodoka, ibifaru, amamashine, ariko nanone ukabona hari ibiti hameze nko mu kibira, ibiti byitwa imigote, imigeti, bya biti byo mu ishyamba nyine, ishyamba rinini, ririya shyamba twakwita ikibira, cyangwa se nyine abaturage badatemamo ibiti, riba ari ishyamba navuga riba mu bice by'akaranka k'igihugu, mu buryo bw'abakerarugendo bakunda kuvizitamo. Rero aba bagabo kandi ahantu bari harakanye cyane, witonde, bafite ikosi, bafite formasiyo, baratozwa, barigishwa. Turimo turashakisha uburyo ki twavugana n'umuntu uriyo, hari igihe muri iyi minsi muzumva yenda tumuguyeho. Redi Tabara ntabwo iri yonyine, nabonyemo Abagande, mbonamo Abanyarwanda, mbonamo nyine Redi Tabara yo n'Abarundi, mbonamo Abatanzaniya. Redi Tabara ngira ngo irimo Abakongomani, irimo abantu benshi. Redi Tabara ishobora kuba igiye kuzagaba igitero gihambaye cyane, cyangwa se gikomeye cyane, cyangwa kiri ku rwego rwo hejuru, ku buryo ibyo abantu bibwira ngo Redi Tabara muraje ngo muyitsinde, ngo muraje ngo muyirukane. Nabonye abantu bavuga ngo Redi Tabara ngo muzabamesa, ngo ni abantu ngo badafashe, badakomeye, badashinga. Oya, urihenda cyane. Ngira ngo Redi Tabara muri iyi minsi urabona ko iri kugenda igaragara, yari imaze igihe itavugwa, itagaragara, ndetse itajya muri kamera, cyangwa se itari gutanga disikuru. Uyu munsi Redi Tabara rero ihagaze ku maguru abiri yayo, yiteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Neva. Guverinoma ya Gitega yitegure guhangana n'aba ba Redi Tabara, ubwo ni bene wabo. Ni ukuvuga ngo Redi Tabara ifite ibyo ari byo byose abaterankunga bahambaye, cyangwa se bari ku rwego rwo hejuru, kuko witegereje imbunda bafite, ukareba uburyo bameze, bari n'amamasike menshi, bari muri morali idasanzwe. Noneho rero yenda se nta disikuru zindi uretse kubona bari muri siporo, morale, kwishima, kata muri utu na turiya. Mu busanzwe Redi Tabara ngira ngo ni umutwe. Wasanga mu gacerere uwitwa Generali Niyombare Godfrey, wasanga mu minsi amaze ngira ngo ni ibi yarahugiyemo, ni ibi yararimo, ni ibi ngibi rwose. Ari gutegura kujya kubohora igihugu cye cy'amavuko cy'u Burundi. Kandi navuga ngo nanjye ubwanjye, Bibiliya iravuga ngo Imana izaha umugisha umuntu uzabohora abaturage, akabakuraho ubutegetsi bubi cyangwa ingoma mbi. Ntabwo njye nubatse nk'umuhanuzi ngo aba nibo Imana igiye gukoresha, cyangwa se nanone ngo mpakane ngo si bizakoresha, kuko iyo Bibiliya ivuze ngo Neva agiye kuvaho, ntiwamenya aho biza kuzanana cyangwa aho biri buturuke, uretse kutenyenya no gutegereza. Hano ndagaruka kuri Evariste Ndayishimiye, ku burwayi afite, cyangwa se ku ndwara afite. Ni ukuvuga ngo umuntu ajya arwara bakamujyana Presherija, cyangwa akarwara bakamujyana Rwakarede, cyangwa n'ahandi no hanze y'igihugu, bakagutarasifera mu Buhinde,
no mu Bushinwa n'ahandi hari iterambere ry'ubuvuzi. Neva arwaye iyihe ndwara? Neva arwaye indwara ki? Kera abantu baravugaga ngo hari igihe umuntu arwara karonda cyangwa se karande cyangwa ibisekuru, ugasanga nyine umuntu afite igisekuru cyamwiboheyeho ku buryo usanga hari urugezi atashobora kurenga, hari intambwe adashobora gutera, hari ubushobozi adafite ku mpamvu z'ibisekuru. Umuntu bakamwotsa bakamuca indasago, umuntu ugasanga bamunyujije hariya na hariya kugira ngo uwo muntu barebe ko bamuramura cyangwa se bakiza umubiri we, naho ubugingo ntabwo aho bubayo. Iyo wageze kwa Satani nta bugingo bubayo. Uyu muyobozi cyangwa se perezida niwe mu perezida wa mbere ukina ibintu bisa na ninde, ariko ntagaragare ko ari gukina komedi, nibura ngo tumukarise muri komedi. Cyangwa se tuvuge ngo impano ye ni umukinnyi wa komedi cyangwa se itarano cyangwa se inyenyeri ye. Ni perezida nanone utavuga ngo ni umunyepolitike ubihagazemo neza ngo akine diplomase cyangwa abe umupolitisiye mwiza wo gutabara igihugu cye n'abenegihugu be, ugasanga nabwo byacanganye cyangwa se byivanze cyangwa se biravangavanze. Uhoraho aduharire. Nanone ikindi kintu gitangaje, ntabwo yigeze aba umusoda ku rwego ruhambaye ngo avuga ati ubu noneho iby'igisirikare ndabizi cyangwa iby'uburimyi, ariko uburimyi byo afazari, uburimyi afazari. Yego, none ese Uburundi mu gihe Neva arwaye indwara yo kutamenya no kutatondeka ibintu no kutacangura ibintu no kutaba ahagarariye ibintu mu murongo mwiza no mu rugezo rwiza, ese Uburundi buzategereza Koroneliyo, buzategereza Gaburiyeli, buzategereza Mikayeli? Ese Uburundi buhagaze he? Neva ntabwo bashobora kumuvuza, abamucungera ikibazo barakibona ariko ntacyo bagikoraho, n'umuryango we ukakibona ariko ntacyo bagikoraho. Abapfumu bagerageje kuvura ntibavuye ngo Neva abe muzima, abaganga bagerageje kuvura ntibamuvuye ngo abe muzima, ariko igihugu kiracuramye. Niyo mpamvu bamwe bagaruka bagashima ingoma ya Nkurunziza. Nkurunziza yari afise ubwenge, Nkurunziza yari icabwenge, ntabwo byari hejuru cyane, ariko afazari. Neva rero ni umukomedi utariwe, ni umupolitisiye utariwe, ni umwenegihugu utariwe, ni indongozi itariwe. Hose afataho akarobo cyangwa se agace k'akarobo, irobo, muri byose yisanisha nabyo. Uyu munsi wa none yenda uri butwemerere tugaruke ku buzima bwa Evariste General Major Ndayishimiye, ariko twibaze ngo ese Ndayishimiye hari amahirwe mufite ko azivuza cyangwa agakira, igihugu kigafata intumbero kikaba kizima? 99% nta mahirwe mufite yuko iyi ndwara yamuvamo. Yitiranya ibintu, ajijinganya mu bintu mu buryo bukomeye kandi buhambaye, ngira ngo nta kinyoma kirimo. Evariste Ndayishimiye we kuba akiza ari umwe, ibyo bintu birahagije. Kuba ateye imbere ari umwe, ibyo bintu birahagije. Ariko jye nihweje muri analize yanjye, ntabwo imbere cyakora mu minota ya nyuma turababwira ubutumwa mu buryo bw'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo Evariste General Major Ndayishimiye nuza kwitegereza neza ukarebesha amaso, ni ukuri harimo abantu muturanye, harimo abantu wagiye ubona, harimo abantu uzi, ugapima ubwenge bw'ukoresheje analize zawe, uraza gusanga Neva afite ikibazo mu bijyanye n'ubwenge kabisa, mu bijyanye n'ubwenge. Ntabwo ari ikibazo cy'amaraso, cy'amagufa, cy'inyama cyangwa imisoko. Mu bijyanye n'ubwenge Neva afite ingorane ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo
shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo nugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko yayimenyesheje, umurimo wanjye nuwo nugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje, mu gihe hakiza icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo ufite, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima, nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima, nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera, urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi niba naniwe urugendo, urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Shinaragwana ribarikiwe, umwami wacu Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndavuga ibintu bitatu biranga amasengesho meza, koko maze iminsi nigisha amasengesho. Gusenga kwiza kubamo ibitangaza, gusenga kwiza kubamo ibimenyetso, gusenga kwiza kubamo inyishu cyangwa itsinzi cyangwa umunezero. Gusenga rero ni inyishu iyo wasenze neza. Iyo wasenze nabi nta na kimwe muri ibyo ushobora kubona.
mu rugendo rwaranze umwami Yesu mu ivugabutumwa rye, yubakishije ubugingo bwacu n'imibiri yacu, amaboko akora ibitangaza, urutoki rwirukana abadayimoni, ubwenge buhambaye, ndetse n'ubushishozi n'ubugwaneza n'ubwitonzi cyangwa se ubupfura. Yesu mu ivugabutumwa rye ntabwo yigeze asitara ukundi ngo agonge ukundi, ahubwo yubakishije ibintu bye icyo nakwita imirimo, ibitangaza, ibimenyetso. Ni ukuvuga Yesu ku rugendo rwe yageraga aho barushya akabaruhura, yagera aho bahamba akabazurira abapfuye, yagera aho umudugudu shitani atwaje igitugu akababohora. Ibirenge bya Yesu aho byageze, amaboko ya Yesu aho yakoreye, akanwa ka Yesu aho kavugiye, biribonekeza, birigaragaza. Uyu munsi turi mu ivugabutumwa, turigaya, tunisuzugure, tunihane, kuko Yesu yaravuze ngo muzakora n'ibiruta ibyo nakoze, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Samariya n'i Yudaya. Twebwe ubu no kugira ngo umuntu ave muri Afurika ajye guhamya nk'i Burayi, ajye guhamya muri Amerika, iyo tugezeyo amadolari n'amayero bidutanga imbere, ugasanga guhamya k'umwimerere kwavuye muri twebwe, gukorera Imana k'umwimerere by'akaranka keza byavuye muri twebwe. Ofete guhamya kwacu iyo duteye intambwe tukava mu bukene tukagera mu bukire, hari igihe ya mitego itatu shitani yateze Yesu akavuga ngo simbuka, abamarayika baratega ibiganza udakubita ikirenge ku ibuye, ndamya ubutunzi bw'isi ndabuguha. N'ahandi yamubwiye ngo iryo buye rihindura umugati, dore urashonje. Ibyo twebwe shitani yabiduteze, bigaragara ko ababisimbuka ni mbarwa hafi ya ntabo. Uyu munsi turi mu ivugabutumwa, umuntu ashobora kumara ukwezi nta gitangaza akoze kivuye mu ijuru cyangwa se akorewe. Umwaka ushobora gushira nta gitangaza ukoze cyangwa ukorewe. Wumve, yego, ukwezi gushobora gushira mu ivugabutumwa mu rugendo rwawe nta kimenyetso ubonye, nta n'icyo usabiye abandi ngo babwire uti ikimenyetso ni iki mu buhanuzi Imana impaye ku buzima bwawe. Ukwezi kugashira cyangwa umwaka ugashira nta bimenyetso Imana iguhaye, ndetse nawe nta n'ibyo utanze. Ni ukuvuga ngo ukundi kwezi kugashira nta mirimo twavuga y'ibitangaza ngo ugire ubohora cyangwa nawe ubohoke. Abo dusengera baraboshye, natwe tubasengera tuboshye. Dufite ubwenge buciriritse mu iyobokamana cyangwa se mu ivanjiri cyangwa se muri evangelizasiyo mu rugendo rwacu. Ariko Yesu yaravuze ngo muri mwe nihagira ubura ubwenge apfukama busabe. Kandi abandi barasenga batutwongerere kwizera, abandi bati mwigisha mwiza natwe twigishe gusenga. Uyu munsi rero dufite akaga kuko umwimbu ugenda uba mukeya ku mpamvu z'uko twebwe ikirenge twageze mu cya Kristo ntabwo kirimo neza. Niba Yesu yambara nimero 7, wowe ushobora kuba uri nimero 6. Niba yambara nimero 7, abandi ni 3, abandi ni 1, abandi ni 2. Ubwo ibice biri kubura cyangwa izindi nimero zibuzeho, watambikiye ahandi hantu. Ntushobora gutamba igitambo cyera gishimwa n'Imana mu gukorera Imana kwawe. Bipfira hehe? Byakwamiye he? Umuntu iyo yesitaye inzu hakagira igice kibura umuriro cyangwa se amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba mu Kirundi, nyirabyo ahita avuga ngo byapfiriye aha, pana akayikuramo, ugasanga ibintu bimeze neza cyane. Mu rugendo rwacu ntawe uzi gutandukanya ibigerageza afite, niba ari byo shitani amuteje cyangwa niba ari iby'Imana imuteje cyangwa niba ari we wabyihamagariye, kuko Bibiliya igaragaza ibigeragezo mu buryo butatu. Igaragaza Dawidi yihamagariye ikigeragezo ubwo yashimutaga muka Uriya, ikagaragaza Yobu Imana imuteje ikigeragezo ubwo abana be bapfaga n'umutungo we n'umubiri we ukamwihakana. Bibiliya ikagaragaza ko shitani
yasabirije abayuda ku gihe cya Esiteri na Moridekayi. Ariko uyu munsi wa none tubona Esiteri yiyiriza ubusa, Yesu akavuga ngo murwanye shitani azabahunga. Rero shitani nta rugero yagira ko kukurwanya ngo ubure kutamwirukana, nta naho yahagarara ngo ubure kutahamutsimbura, nta birindiro yafata kuri wowe ngo ubure kutamwirukana, mu gihe uhagaze neza mu buntu n'urukundo byo gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Buno ni ingaruka rero mukozi w'Imana dusangiye ukwizera, dufatikanyije urugendo, dusangiye ivugabutumwa, dusangiye inzira y'ubwami, dusangiye igaburo ry'umwami wacu Yesu Kristo ari rwo rwibutso rw'umubiri wa Kristo, ndetse tukanywa n'amazi ariyo maraso yavuye mu rubavu rwe, tukibukiranya neza ko ari ijambo yatubwiye ngo muhore munzirikana uko bukeye uko bwije. Kubera iki tutigeze tujya mu bapfumu ngo dukoreshe imbaraga za shitani, ntidukoreshe n'iz'isi, ntidukoreshe n'iza siyase, tukaba hagati na hagati? Uyu munsi ufata icyemezo n'umwanzuro, nanjye ndagushyigikiye. Muri ubwo bwami bwose, iyo umwami umwe umwemereye muri aba bami, ukorana nawe ndetse ukagendana nawe ku rugendo rwiza n'urugezo rwiza ruhambaye. Hitamo umwami wacu Yesu Kristo uzaguha ubugingo buhoraho. Numukurikira azagukoresha imirimo n'ibitangaza, kandi azakugeza kure, kandi azabiroranya bishyire ku rutonde. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa none bariya bakorera shitani bakamesa kamwe, shitani abakoresha byinshi cyane kugeza ubwo usanga bafite abayoboke ibihumbi n'ibihumbi. Bariya bakorera Kayizari usanga ni abakinnyi ba ruhago, ni abahanzi b'ibyamamare, abo bantu ugasanga bafite ibihumbi n'ibihumbi. Bariya bakorera icyo nakwita satani, ni abafirimaso, ranjorosi muri Amerika, mwarabibonye ukuntu bakora ibitangaza, ndetse n'ahandi. Ni ukuvuga rero natwe Yesu Kristo urugendo rwe yakoze, inyuma ye habaga ibihumbi 7 cyangwa ibihumbi 70, utabariyemo abagore n'abana. Mu rugendo rwacu twebwe turi mu masengesho, turi gukwambaza, turi gusaba ibirenge byacu bihinduka ibikandagira inzoka na sikoropiyo, kandi bibe bifite ubushobozi. Amaboko yacu uhoraho ayaha ubutware n'ubushobozi byo gutsinda no kwirukana abadayimoni. Ngaho rero shyira umutima wawe imbere y'Imana, hama dusenga n'Imana. Niba nawe wifuza ko Yesu yakoresha ibiganza byawe n'urutoki rwawe, agakoresha intambwe zawe, agakoresha umutima n'ubwenge byawe, Yesu akaba yarambura ukuboko kwe, mugakorana mukaba abafatanyabikorwa bo kurondera abantu tuzajyana mu bwami bw'Imana, natwe tujyanwemwo. Ndagushimiye, reka dusengane iri sengesho. Mwami wacu Yesu Kristo, data wa twese uri mu ijuru, ku bwa Mwuka Wera turagushimiye. Abatubanjirije ba Eliya wabakoresheje imirimo n'ibitangaza, natwe turabuzukuruza ba Aburahamu na Isake na Yakobo. Duteze amaboko udukoreshe, duteye intambwe imwe duterere 99. Turakwizigiye, turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo ko dushobora gutsinda isi, ko dushobora gutsinda umubiri, ko dushobora gutsinda satani mu gihe Yesu uri muri twebwe. Himbazwa rero nyaguhora ku ngoma. Umugisha umuntu wese uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Uhagararane nawe, uduhane umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.